na nyuma yaho yagiye akora andi mabara atandukanye, harimo n'amahano yiswe Hurra ubwo yateraga abanyamadina bari bamaze kumwanga. Nyuma y'uko yishe Hussein, ingabo ze azegurira abagore bose b'i Madina, basambanywa ku ngufu. Umujyi wose induru ziravuga, ibintu biradogera, ageraho atwikana al-Kaaba. حسين كروانده ورسول صلى الله عليه والله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبر فرغوانده وحسين كان نيبو باميش نيبو باميش الشيعة بامباني ماكا أجل إلى كوفة، أجل هيتكم ري كوفة بامتجر منزلا فقتلوه برميش bari bamuheje munazi bazamushigikira bazamujya inyuma baramwica abashira wallahi hum alladhina qatalu ashia arrafida nibo bishe Hussein umuzukuru wande wa rasul sallallahu alaihi wa wallahi qataluhu nibo bamwishe wallahi uqsim billahi alazim nibo bamwishe urugo islam. Uvanyemo kuba ibi uyu arimo avuga ari igihuha kitanamaze n'imyaka 5 nk'aho iwacu mu Rwanda, ibyo avuga rwose birimo kwivuguruzanya gukomeye cyane kandi kumvikana neza ku muntu wese utarabaswe n'amarangamutima y'ubufana buvanzemo ubujiji. Kubera iki? Muriza amatwe n'umutima tujyanirane neza abavandimwe. Ku bantu batazi Imam Hussein alayhi salam uwo ari we, wenda nk'abatari abayisilamu kuko nabo bajya badukurikira bakumva ibyo tuvugira hano, mukurikirane neza iri somo ryatambutse. Tugarutse ku nsanganyamatsiko, ese kuko abashia nibo bisha Hussein alayhi salam, ninde wisha Hussein alayhi salam mu by'ukuri? Turatanga gihamya 6 simusiga zemeza ko abayisilamu b'abashia atari bo bishe Hussein alayhi salam, nk'uko twatangiye mwumva hari ubihamye gutyo. ashia arrafida nibo bishe Hussein umuzukuru wande wa rasul sallallahu alaihi wa wallahi qataluhu nibo bamwishe wallahi uqsim billahi alazim nibo bamwishe urugo islam. Gihamya ya mbere, ese umushia w'umuntu yamwivugana? Mureke tubaze Imana. Duhere kuri Qur'an twumva icyo tubwira. Suratul Qasas aya 15. Imana iti ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. موسى yinjira mu mujyi, abantu baho nta n'umwe umwitayeho, bahugijwe n'imirimo y'amanywa, asangamo abagabo babiri barwana. Umwe ni umushiya we naho undi ni umwanzi we. Bitugaragariza ngo kuba umushiya w'umuntu no kuba umwanzi we kugeza aho namwica ntabwo byombi bishobora kubangikana. Ni amagambo abiri afite uburyo busanyemo. Bityo no kuvuga ngo abashiya b'umuntu nibo bamwishe no kubusanya imvugo zawe. Uwo ubereye umushiya ntumwica ahubwo uramwiyambaza, nk'uko Imana ikomeza bitubwira muri iyo aya. Fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwi. Bigenda bite? Nuko umushiya we wa Musa aramwiyambaza amusaba kumutabara ngo amuvane mu nzara z'umwanzi. Ibi biranatwereka iki bavandimwe b'Abayisilamu ku rundi ruhande? Ni ibitugaragariza ngo hari n'abavuga ubushiya batazi ko ari bwo mazihebu yonyine y'ukuri igaragara byeruye muri Qur'ani na Sunna ku buryo budasubirwaho, nk'uko tuzakomeza kugenda tubikunuzaho mu masomo yacu ari imbere insha Allah. Muri suratu Safat aya ya 83 Imana ikatubwira iti wa inna min shi'atihi la Ibrahim. No mu bashiya ba Nuhu alayhi salam, cyangwa se abamukurikiye, abayobotse Nowa, abagenzaga nkawe, harimo n'intumwa y'Imana Ibrahim alayhi salam. Ni kuvuga intumwa y'Imana Nuhu alayhi salam yari ifite abashiya ku gihe cyayo. Muri ibyo bihe bya kera cyane, ntabwo Ibrahim yaba yarangaga Nuhu alayhi salam cyangwa se mathalan ari we wamwivuganye
hanyuma ngo Imana itubwire ko yari umushiya we. Ibyo ntabwo byanyura ubwenge buzima bw'uwo ari we wese. روي الكليني عن جابر عن أبي جعفر قال فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه من كان لله مطيئا فهو لنا ولي ومن كان لله عاصيا فهو لنا عدو وما تنال ولايتنا إلا بالعمل والورع. مجتو الكافي كليني بترتقى جابر yumvise Imamu Bakir alayhi salam agira ati ku izina ry'Imana ishobora byose si umushiya wacu uretse gusutinya Imana kanayumvira. Uwubaha Imana n'umushiya wacu, naho ugomera Imana n'umwanzi wacu. Kutubera umushiya bigerwaho binyuze mu bikorwa byiza no gutinya Imana. Ni muri icyo gitabo umuzingo wa 2 paji ya 74 hadithi yaho ya 3. Uwica umwuzukuru w'intumwa y'Imana ku maherere cyangwa akaba ashyigikiye abamwishe abarizwa mu gatsiko kamwe nabo, twahindukira tukamubarura mu bashiya b'umwuzukuru w'intumwa? Ibyo ntabwo bishoboka. Bavandimwe, kuba umuyisilamu w'umushiya si ku izina gusa. Umushiya w'umuntu n'umukurikira, umugenderaho, ugenza nkawe, umukunda, umufatiraho urugero, umurwanashyaka we, umuyoboke we. So gute twavuga ko abarwanashyaka ba Hussein alayhi salam abayoboke be ari bo bahindukiye akaba ari bo bamwica? Ni ikibazo uwo ari we wese yakwibaza. Ni umukoro cyangwa se ni devoir uwo ari we wese yakwiha. Ashia ar-Rafida nibo bishe Hussein umwuzukuru wande wa Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi qataluhu, nibo bamwishe. Wallahi aqsim billahi al-azim, nibo bamwishe. Urubo Islam. Icya kabiri, turabereka icyo ibitabo by'abayisilamu b'abasunni wahabi cyangwa se wahabi sunni bivuga ku byerekeranye n'abishe umwuzukuru w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Bisa nkaho Imam Hussein alayhi salam yarazi ko nyuma yo gupfa ko atagihari hari abazagerageza kugereka urupfu rwe kuri bamwe mu bashiya be ari bo twe buno munsi. Ngo amaze kuremzwa n'ibyo bivume byendaga kumwivugana, nkuko tubisoma muri iki gitabo cyitwa Maqtalul Hussein lil Khawarazmi, ngo abendaga kumwica yarababwiye ati wayhakum ya shi'ata ali abi Sufyan. Subhanallah, mufite ibyago yemwe bayoboke b'abantu bo kwa Abu Sufyan. Kandi ni nabyo n'uyu munsi abamubona b'iki gihe turimo bayoboka abantu bo kwa Abu Sufyan birirwa bakeza Yazid na Muawiya. Wallahi nta kabuza ko bafite ibyago n'igihombo. Nuko yakomeje ababwira ati in lam yakun lakum din wa kuntum la tukhafuna al-ma'ad fakunu ahraran fi dunyakum hadhihi. Ese nimba ko kuwisilamu bwanyu bujegajega, idini yanyu ikaba ari ntayo, mukaba mudatinya imperuka, byibuze mwabaye abigenga mu isi yanyu koko? Bisobanuye ngo abashiya Imam Hussein alayhi salam avuga muri iyo mvugo saba muyoboka, saba mukurikira, saba kunzi be, kuko abamurwanirira ishyaka tayari n'abari ku murongo umwe nawe, n'abari ku ruhande rwe, abemeye gupfana nawe. Kuko Imam Hussein ntabwo yigeze apfa wenyine, yapfanye n'abashiya be bageraga muri 73. Abashiya Imamu yavugaga muri iyo mvugo rero ni bande? Shi'atu ali abi Sufyan, cyangwa se abayoboke b'abantu bo kwa Abu Sufyan, nkuko tubyisomeye. Ari nabo tugarukaho muri ziyaratu Ashura tugira duti wa bil bara'ati min ashiya'ihim shi'a. Ashiya twitandukanyije n'abandi n'abashiya b'abantu bo kwa Abu Sufyan, abayoboke ba Banu Umayya. Kugeza aha birumvikana neza kandi nta rujijo mu by'ukuri rurimo. Nanone kandi niwitegereza neza urutonde rw'abishe Imam Hussein alayhi salam: Umar ibn Saad ibn Abi Waqas, Shimr ibn Dhul Jawshan ibn Rabi'i, Sinan ibn Anas, Hajjar ibn Abjar, Harmala ibn Kahal,
la'anatullahi alayhim ajma'ina n'abandi, kuko ni urutonde rwagutse cyane. Ayo ni amazina ya bamwe mu bari ku isonga abagandaguye Imam Hussein alayhi salam, ingabo za Yazid mwene Muawiya wari umuyobozi w'uduce tw'abayisilamu icyo gihe. Nta n'umwe uzwiho ubushiya. Nk'uko tubikesha ibitabo kandi bya Ahlus Sunna wal Jamaa, aba bose ni abayoboke ba Abubakar, Umar, Uthman, Muawiya, Yazidi, ni abafana b'ibyabereye muri Saqifa Banu Sa'ida, biza gutererwaho kashe i Karbala. Ngaho nimba muvugisha ukuri koko, muduhe urutonde rw'abashiya muvuga bishe Imam Hussein alayhi salam, nk'uko natwe tuberetse urwo rutonde rw'abantu banyu. Hari icyo nifuza kubwira abayisilamu hano. Abayisilamu mugendereye kumenya ukuri koko, nimutinyuke. Tinyuka wegere shekhe wawe umubaze, ariko shekhe wanyeretse urutonde rw'abisha Hussein, ukanambwira kuri mazebu yabo babarizwagamo, kandi ukoresha ibitabo kusanganyamatsiko nk'iyi, wimwemerera ko akubwira mu magambo gusa. Ngira ngo rero birasobanuka ko mu by'ukuri aho Imam Hussein yakoresheje izina abashiya avuga kubamwishe ni abashiya b'abantu bo kwa Abu Sufyan, ari nabo duhindukira tukabona bari ku rutonde n'ubundi twabivuganye Imam Hussein. Ashia ar-Rafida nibo bishe Hussein umuzukuru wande wa Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qataluhu nibo bamwishe. Wallahi uqsim billahi al-azim nibo bamwishe urubo Islam. Hanyuma gihamya ya gatatu, turibaza duti nimba abanyamuke b'abashiya batari no ku ngoma muri icyo gihe ari bo bishe umwuzukuru w'intumwa y'Imana Hussein alayhi salam, nyamwinshi b'abasuni tubona uyu munsi ari nabo bene ingoma uhereye muri icyo gihe, ni iki bakoze ngo batabara umwuzukuru w'intumwa y'Imana? Ese nyuma y'uko yishwe bwo baba barigeze bamuhorera? Question mark. Gihamya ya kane, abashiya b'Ikufa batumye kuri Imam Hussein alayhi salam ngo ahunge ave i Madina basangi iwabo Kufa muri Iraq, bamurinde, bamutabare, bamurwaneho, bamufashe. Byamugendekeye gute ahungaho i Madina? Musoma amateka bavandimwe ba Islam, bendaga kumurinda iki? Aho niho hari umuzi w'ikibazo. Bamutabaraga iki? Niki cyatumye abantu b'Ikufa badakomeza kuguma kuri uwo mugambi wo kumutabara? Tugasanga baje kugeraho bagamburuzwa n'ubutegetsi bwa Yazid mwene Muawiya lanatullahi alayhima, nk'uko amateka bigaragaza. Ese Imam Hussein alayhi salam wari usanzwe aba i Madina muri Arabia Saudite, kuki yagiye kwicirwa i Karbala muri Iraq? Ibyo byose mubyibaze neza bavandimwe. Gihamya ya gatanu, abatumye kuri Imam Hussein alayhi salam ngo aze bamutabare Yazid mwene Muawiya wendaga kumwivugana, ntabwo mu by'ukuri bose bari abashiya nyakuri ba Imam Hussein alayhi salam. Harimo n'abamutumyeho kubw'urukundo gusa bamukundaga, nk'uwari ufitanye isano cyangwa se nk'amaraso y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Icyo gusa. Hari abamutumyeho kubwo kuba bari barembejwe n'amahugu bari bamaze igihe bakorerwa n'ingoma ya Banu Umayya, bakavuga bati we naza wenda azakoresha ubutabera, dore ko ni n'umwuzukuru w'intumwa y'Imana, n'uwo muri Ahlul Bayt wo mu rugo rw'intumwa y'Imana. Hari abamwandikiye kubera ikigare cy'amoko n'imiryango by'Abarabu, kuko abo mu bwoko bwe banditse ibaruwa batumira Imam Hussein, nawe agomba kuyandika. Hari abamutumyeho ngo bibonere umugisha mu mujyi wa Kufa, uwo mujyi utuyemo umwuzukuru w'intumwa y'Imana, wenda se binatuma uhinduka umurwa mukuru w'abayisilamu b'icyo gihe, bityo utambuke kuri Syria yarimo Yazid. Hari n'abamutumyeho bimirije imbere inyungu zabo z'isi, bitavuze ko bamufataga nk'umuyobozi wabo mu idini. Ku rundi ruhande, n'abamukunda koko by'ukuri baje kugera aho bagamburuzwa n'ubutegetsi, bamwe bakorerwa iyicwa rubozo, hari abishwe, abandi bashyirwa mu magereza, bamwe barahunga, bacirirwa ishyanga. Uko niko kuri kw'amateka utasangaho ivumbi. Barangije kwica umwuzukuru w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ariwe Imam Hussein alayhi salam, umutwe we bawushyiriye Yazid mwene Muawiya nk'uwari wawo batumye. Iki akaba ari ikimenyetso simusiga gihamya ko Yazid mwene Muawiya
ari we mwishi nyakuri wa Imam Hussein alayhi salam nta gushidikanya. Ni nako n'ibitabo by'abavandimwe b'abasuni bibiduhamiriza. Urugero ufashe nk'igitabo Tarikhul Islam wa Wafiyat al-Mashahir wal Alam cy'umumenyi Shamsuddin Zahabi arakubwira ngo qutila yawma hurratin min hamalati al-Qur'an 700 لما فعل يزيد بأهل المدينة ما فعل وقتل الحسين وإخوته وآله وشرب يزيد الخمر وارتكب أشياء منكرة بغضه الناس وخرج عليه غير واحد ولم يبارك الله في عمره. كموس ومهانو yamenyekanye mu mateka y'Uwisilamu nka Hurra. Hano dusobanukirwe neza, hari abibwira ko wenda Yazidi yakoze amahano y'i Karbala gusa. Reka da, Yazidi ntiyisha b'i Karbala gusa, na nyuma yaho yagiye akora andi mabara atandukanye, harimo n'amahano yiswe Hurra ubwo yateraga abanyamadina bari bamaze kumwanga. Nyuma y'iko yisha Hussein, ingabo ze azegurira abagore bose b'i Madina, basambanywa ku ngufu, umujyi wose induru ziravuga, ibintu biradogera, ageraho atwikana Al-Kaaba. Ibyo byose ni ibyakozwe na Yazidi mwene Muawiya muri ayo mahano yiswe Hurra. Shakisha ibitabo ukore itoboza ryawe ku giti cyawe, byanga bikunze uraza kubonamo iyi nkuru n'uburyo byagenze. Muri iki gitabo rero baratubwira ngo muri ayo mahano ya Hurra hanishwe abasahaba, abatabiina n'abatabiina 700 bari barafashe Qur'an yose mu mutwe. Subhanallah. Bagakomeza batubwira bati Yazidi amaze gukorera abanyamadina ayo mahano yose, hatibagiranye ko na Hussein alayhi salam yari yarishwe bikozwe nawe, amwicanye n'abavandimwe be hamwe n'abantu biwe. Yazidi yananyoye inzoga, akora amabi menshi cyane, kugeza ubwo abantu bose bamurakariye, bamwigomekaho, bamwigaragambyaho, kandi Imana ntiyigeze iha umugisha Yazidi mwene Muawiya. Uru ni urugero ruto cyane rw'ibyanditse ku buryo dushatse twanarekeraho, ariko tukavuga duti reka tubahe cyangwa se tubongera agashingura cumu. Gihamya ya 6 ari nawe ya nyuma ko abashia ari bo bisha Hussein alayhi salam, ni iyihe mpamvu uyu munsi ari nabo bazizwa kumwibuka no kuzirikana amahano yakorewe. Hanyuma abahora abashia kwibuka Imam Hussein alayhi salam, byibuze bo bazirikana ibyamugwiririye, wenda babikore mu buryo bwabo, ariko babikore tubigireho uko bamwibuka. Mu by'ukuri nasoza nshimangira ni iki cyo kuvuga ko abashia ari bo bishe Imam Hussein alayhi salam, abavandimwe b'abasuni babiterwa n'ikimwaro cyo kuba babona ko uyu munsi nibo bari ku ruhande rw'abishe umwuzukuru w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Babarizwa mu gatsiko kamwe na Yazidi mwene Muawiya. Kuri bo Yazidi ni umunyacyubahiro, Muawiya we reka sinakubwira. Mu gushaka uburyo bivanaho iki gisebo n'ikimwaro kinabagaragaza nk'abantu bo mu gatsiko kabi kayobye katari kukuri, bagomba guhimba ko abashia ari bo bisha Hussein. Ko nandetse Yazidi mwene Muawiya bakurikira ntaho ahuriye n'urupfu rwa Hussein. Ni nayo mpamvu tuvuma bisha Imam Hussein alayhi salam, ugasanga baranungunika ngo twagakwiye kuba tubavuga. Hussein muzukuru wa Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Kuvuga ngo abashia nibo bisha Hussein rero, ahubwo mbona ubwabyo byakabaye igipimo wowe mu Islamu w'uyu munsi upimiraho kuri kwabo babivuga. Hari n'abavuga ngo abashia bishe imamu wabo, ni kuvuga ngo Imam Hussein ni uw'abashia gusa, ni nabo bahindukiye baramwivugana. Ariko se birashoboka ko umuyoboke nyakuri w'umuntu, umurwanashyaka w'umuntu yahindukira akaba ari nawe umwica? Binabayeho twavuga duti akimara gufata umwanzuro wo kumwica, muri ako kanya si umushia we, ako kanya hisemo kumwica, ahindutse umwanzi we tayari. Nkuko twatangiye twifashisha Qur'an tugaragaza ko kuba umushia w'umuntu no kuba umwanzi we ntibibangikana. Munyemerere rero bavandimwe mbaragize Imana, mbararikira kuzakurikiranira hafi igice cya 2 cy'iki kiganiro, dusubiza ikibazo kibaza ngo ese kuki tuvuma bishe Imam Hussein alayhi salam? Kwivuma mu idini y'Islamu bihagaze bite? Kuvuga labayka ya Hussein bimeze biti byabyo?
hanyuma se gusiba ku munsi wa Ashura ni suna cyangwa ni bida? Ibyo bibazo byose nzabikumatanyiriza hamwe ubundi mbisubize mu isomo ryacu ry'ubutaha insha Allah. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.